nigeze umuntu umwe yigeze kumbwira ngo ndashaka uze unterera irangi mu nzu nteresha ubujerekani butandatu bwose muri saro yo. Reka gusetse nanjye nigeze ngira ikibazo cy'inzara iranyica. Nari ndahantu kandi batanzi njya kwaka akazi ko kogosha. Noneho ugeze ahantu bari kogosha nsanga umukobwa niwe wari ukuri iyo saro arambaza ati uzi kogosha ntiyego tiwogoshe hehe ni rwose kwa Rubangura. Urumva ariko ibyo nabikoraga ariko kuko nanze kwiba nanze kugira gute ndavuga nti reka shaka uko nakora. Yego umukobwa mashini ama n'igitambaro icaraho umukiriya araza. Mukiriya aje ambwira inyogosho mwogosha ntabwo sanga wapi sinari nyizi ariko ndikiriza. Noneho hari ukuntu wogosha umuntu nawe yarangaye dawe atazi ibyo urimo. Noneho ndamwogosha ndamwogosha ndamukuba neza bagira go bubaza. Noneho ahagaruriye agatima aravuga ibi wanyogoshe nibi. Ngiye no kumusiga alcohol ninika icya gipamba kiratohabye. Njya nireba kera nigeze kujya kubaka ntarigeze mbyigira. Noneho njya gutera urugi ndutera umunsi wose. Icyo gihe ndabyibuka nari ndi Buganda. Njya ubuzima bwari bwancanze. Noneho njya gutera urugi ndutera umunsi wose. Uko naruteye aho ruri bukingukire nkasanga siho ruri bukingukire nkasanga nabinyuranije. Ariko ibyo byose bigenda bimpa imbaraga. Narusojeje nka saa 12 nahereye mu gitondo. Nimba hari ikintu kivuna ni ugutera urugi. Kandi igikomeye ndagira ngo mbasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye ku IREMBO RYERA TV, televiziyo yanyu, televiziyo yacu twese, ariko kandi tunaboneraho kubibutsa gukora subscribe. Rero ni mu kiganiro tugiye kuganira nkuko twababwiye ko tuzabaha ibiganiro byinshi bitandukanye mukabikurikira kandi kuri iyi televiziyo yanyu. Tuzabaha ibiganiro byinshi by'ubwenge. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikiganiro cyiswe imizi y'icyizere mu rusobe rw'amateka yacu. Ni ibintu birenze uko twabivuga, ariko kuko dufite amateka menshi atandukanye, ariko kandi tukaba tunafite n'imizi y'icyizere mu mateka yacu. Ni ikiganiro mutegurirwa na Spirit Hakizimana ndetse mukagikurikira kuri IREMBO RYERA TV. Rero ariko kandi ntabwo ndi jyenyine kuko amateka tuyasangiye n'abandi. Bafitiye umutumirwa w'uyu munsi kandi reka nawe tumuhe umwanya atangire atwibwira. Karibu umushyitsi wacu. Murakoze cyane, twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya mu kiganiro cyiza. Nitwa Evangeliste Iraguha Christophe. Yego. Mugize neza kuduha uyu mwanya. Abadukurikiranye bose aze guhabwa umugisha n'iki kiganiro. Yesu abaho umugisha. Ndagira ngo rero nubundi nkuko dutuye tubikora twinjira mu irembo ryacu dusenga, ariko tukinjira nyine mu irembo ry'ikiganiro. Ikiganiro mukurikiye mugiye gukurikira nkuko twabivuze ni ikiganiro cyitwa imizi y'icyizere mu rusobe rw'amateka yacu. Ubwo rero ndagira ngo udushyire imbere y'Imana gato mbere yuko twakomeza ikiganiro kuba dukurikiye. Dufite ibihamya bitwemeza ko uri Imana. Kimwe mu bimenyetso bitwereka ko tutayobye kugukurikira ni imirimo wagiye ukora. Ibyo biduha icyizere cy'ejo hazaza, tukumva dutewe ishema no kugumaho. Asante sana. Ibi ntabwo ari ibyo twiyumvisemo gusa, ahubwo twabibonye no mu mirimo yawe uhimbazwe. Haleluya. Turagushimiye muri uyu mwanya mwiza. Iki kiganiro cyongere kugira umumaro mu buzima bwacu n'abadukurikiranye bose, kandi bongere bakugirira icyizere cy'uko uri Imana ishoboye ibintu byose.
kimwe mu bitwemeza yuko tuzagera kure hafatika nuko twaciye hasi hafatika. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga, tubisabye Imana tunyuze muri Kristo Yesu. Amen. Rero dutangira kwinjira mu kiganiro cyacu nkuko twagiye tubivuga, ni topic ndende, tuzagira abatumirwa batandukanye benshi, ariko kandi namwe mukora subscribe, mugakora comment hasi, ndetse mushobora kudutuma tukajya namwe tubabariza cyane ku bintu bitandukanye. Rero nyakubahwa Christophe, iyo bavuze imizi y'icyizere mu rusobe rw'amateka yacu, kuri wowe wumva ari iki? Imizi y'icyizere mu rusobe rw'amateka y'umuntu, twavugamo ibintu byinshi, ariko icya mbere ni uko burya umuntu uwo ari we wese agira ahava, kandi ahava kugira ngo ugire aho ugera uhura n'imbogamizi zitandukanye cyane. Ntabwo nibaza inzira yose igira amabuye, kandi amabuye yose aratsitaza, arakomeretsa yose. Ariko iyo tuvuze ngo imizi y'amateka, ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite ahantu aturuka, iyo yifuza kugira aho agera, ntabwo aba ashaka kujugunya ibihamya by'aho yaturutse, kuko uruvugiro rw'aho ugeze uruhabwa n'aho wavuye. Iyo rero ikaba imizi y'icyizere cy'amateka yawe ufite n'ejo hazaza. Numva yuko ari rwo urusobe rw'amateka ruhuriranye n'ibintu byinshi bitandukanye, kandi ibyo byinshi bitandukanye bishobora gutuma umuntu asubira inyuma cyangwa se akadindira ku ntego ye. Ariko iyo wamaze kumenya, abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo uzi icyo ashaka ntafata icyo abonye, kandi bakavuga ngo icyo umutima ushaka ngo amata aguranwa itabi. Abanyarwanda ni abahanga cyane. Rero imizi yacu, abarokore tuzaba tuvuga ngo icyo umutima ushaka agakiza kaguranwa. Oya, umutima ushaka agakiza utakaza ibindi. Umutima ushaka agakiza hari ibyo ureka, kubera ko hari byinshi twari dufite turabitakaza ku bwa Kristo, kandi ni nako Pawulo yavuze. Byari indamu yanjye nabibonye nk'igihombo ubutunzi butagira akagero buri muri we. Ikintu cyitwa urusobe rw'amateka cyangwa se imizi y'icyizere mu rusobe rw'amateka, nanjye uko nyumva nuko twagiye tunyura mu bintu byinshi. Amateka yagiye akora ibintu bikomeye ku buzima bw'abantu, ariko kandi nanone iyo urebye usanga imizi y'icyizere tuyisubika muri ayo mateka, tukajya kuvoma hirya kugira ngo tugire ikindi cyizere. Ibyo rero ni ibintu abantu benshi bakunda kugira, ko tugira n'abantu baba badashaka kuvuga amateka yabo. None uyu munsi yibona ahantu heza, ariko agashaka kwibagiza ake kahise. Sinzi niba wibuka mu rugendo rw'Abisirayeli, Imana yarababwiye ati mu bintu bya mbere mubanza kubika mukabungabunga. Ndashaka ko mubungabunga iki? Ibimenyetso by'amateka yabo. Nicyo Imana yari ibabwiye. Noneho yenda buryo ubuzima bwa Bibiliya tubuhuza n'ubuzima turimo none. Buriya nanjye ubwanjye iyo nihereyeho njya nireba, kera nigeze kujya kubaka ntarigeze mbyigira, noneho njya gutera urugi ndutera umunsi wose. Icyo gihe ndabyibuka nari ndi i Buganda, ubuzima bwari bwancanze, noneho njya gutera urugi ndutera umunsi wose. Uko naruteye aho ruri bukingukire nkasanga siho ruri bukingukire, nkasanga nabinyuranije. Ariko ibyo byose bigenda bimpa imbaraga. Narusojeje nka 12:00 nahereye mu gitondo. Nimba hari ikintu kivuna ni ugutera urugi. Kandi igikomeye hanyuma y'ibyo ni ukuvuga ngo ubuzima twabayemo butwereka yuko aho tugeze hari aho twavuye. None se nigeze umuntu umwe yigeze kumbwira ngo ndashaka uze
unterera irangi mu nzu nteresha ubujerekani butandatu bwose muri saro yo. Reka gusetse ubwo iyo tuvuga ngo imizi y'ikizere mu rusobe rw'amateka nanjye nigeze ngongana n'amateka mbo dufite amateka menshi atandukanye ubwo tugeze muri pati y'ubuzima hari n'amateka duhuriyeho nk'abanyarwanda hari iyo twihariye hari ayo mu muryango hari ayo mu itorero n'ibindi ariko reka mvuge gato kuyo nihariye yego nanjye nigeze ngira ikibazo cy'inzara iranyica nari ndahantu kandi batanzi njya kwaka akazi ko kogosha noneho ugeze ahantu bari kogosha nsanga umukobwa niba ari ukuri iyo saro aramaze atese uzi kogosha ntiyego tiwogoshe hehe ni rwose kwa Rubangura urumva ariko ibyo nabikoraga ari kuko nanze kwiba nanze kugira gute ndavuga nti reka shaka uko nakora yego umukobwa amamashini n'igitambaro icaraho umukiriya araza umukiriya aje ambwira inyogosho mwogosha ntabwo sanga wapi sinari nyizi ariko ndikiriza noneho hari ukuntu wogosha umuntu nawe yarangaye dawe atazi ibyo urimo noneho ndamwogosha ndamwogosha ndamukuba neza magiraga ububazi noneho ahagaruriye agatima aravuga ibi wanyogoshe nibi ngiye no kumusiga alcohol ninika icya gipamba kiratoha bye kimaze gutoha cya gipamba ubwo mba ngishyize hano alcohol yose iramanuka ihita ijya mu maso ya wa umugabo akwino arapfuka bararira ye data we noneho birangira wa mugabo nyine bibaye intambara ariko banangirukanye icyo gihe bampembye amafaranga 70 ibiceri 10 buraniho namenyeye ko kuri saro muri saro ari amapurusantaje bakorera ubwo yarambwiye atera ubwo goshe umuntu reka ngo yawe ugenda ndavugira ariko aya nayo sindi buyarenga ngo pfe urumva naragiye ngo ubunyobwa bw'icumi ndicara byangarenza amazi ndarya aho twavuye harakomeye nicyo twari tugendereye waruvuze ku Bisirayeli buriya Abisirayeli bagize urugendo rukomeye kandi ntekereza yuko mbere y'uwari ubayoboye habanje kubaho amateka uwabayoboye Imana yari itoranije ni Mose kandi uyu Mose nawe yisanga ahantu atarakwiye kuvukira kandi ababyeyi be abafite ariko ngo yisanga mu gihugu cya Egiputa avukiye kwa Farawo kuko bigaragara yuko ariho yavukiye kuko ntiyaraza aho yavukiye bimuviramo gushakisha ngo amenye amakuru amenye imizi y'amakuru ubundi nkomoka hehe noneho ibyo byamuteye burya Imana ifite inzira nyinshi uziko Imana ishobora kukunyuza mu bikomeye kugira ngo ugere kuri successful yawe bitewe n'iki ishaka gukora y'ubwayo kuko Imana yemeye ko Mose yica umunyegiputa kugira ngo Mose yongera asubire iwabo wumva igikomeye ibinyuza mu nzira yo kugira ngo umuntu apfe ariko Mose ngo agenda ahunze ariko ahungira iwabo muri circumstance Imana ikoreramo ibintu mu rwego rw'Abisirayeli kuva mu Egiputa noneho ujya i Kanani aho ngaho haraza kubamo amateka ariko bazirikana imizi y'icyizere cy'amateka mu rusobe rw'ibyo bafite n'ibyo babonye noneho kandi urusobe rw'ibyo bagiye bahura nabyo uhereye yenda kwa Farawo ushobora gusanga bagiye bahangayika nigeze testation de naissance yange ni muri Kongo nageze mu Rwanda muri 1999 noneho turaza ngo tugere i Nyanza mu rugo bakajya bahinga ibijumba byamara gushya nkajya nkumva ngo mama aravuze ngo mubanze mukuremo ibyaso noneho bakuramo ibya data nkabona bakuyemo bimwe binini
nkababara avuga ati kubera iki bakuyemo ibinini bakaba ari byo babikiye data twebwe ibinini ntitwari tubikeneye ndavuga ngo ubu nzaba umugabo ryari bajye bandobanurira ibijumba binini ariko se ubu ko biri ubu ntibiruta mbere ni ukuvuga ngo imizi yaho y'amateka yanjye urumva bifite aho bikomoka none se ubikijumba kinini nareka kukigurira bifite aho bikomoka erega buriya ikintu kugira ngo wubake icyizere cyangwa se urusobe rw'amateka rw'ibyo wowe waciyemo yego ni foromo iguhindura uwo uri we none yego gusa icyo abantu benshi bakunda gutakaza mu buzima bwabo ni uko bashaka gutakaza kahise hari ibintu biba ku modoka bita ngo ni televiseri yego ni ukuvuga mu mategeko y'umuhanda aravuga ngo nakareba nyuma ariko bakakubwira ngo ako kareba nyuma nukarebamo ntutinzemo amaso kugira ngo udakora impanuka yaho ugiye ariko nanone bigasobanura ngo nubwo uri kugenda ujya imbere ukwiriye no kureba inyuma ukareba akandi abantu benshi rero ntago bashaka kureba inyuma ntashaka kuvuga ko yambaye inkweto zidasa ntashaka kuvuga ko yarananutse nubwo arimo akora siporo ntashaka kuvuga ko yari umukene nubwo akize niyo umubajije iwabo ashaka kuhaguhisha akavuga ngo fete ngo urabona ngo iwacu ni hano mu cyahafi ngo mvuka Kacyiru abantu benshi bahisha amateka kuvuga uvuka Kayonza ukavuka Nyamagabe ukavuka iyo za Nyamyumba iyo za Ruhengeri cyangwa za ntabwo ibyo ari ibintu bikomeye nibyo nagiye ntekerezaho yenda si ubwa mbere ntanze aka kaverise akenshi na kenshi buriya intare niwica intare ntuzajugunye umurambo w'intare oya ahubwo uzafata umurambo w'intare uwugire mizi uwubakira akazu mu gikari cy'inzu yawe imbwa niza kukurya nayo ntuzayirukane uzayihamagare uyereke umurambo w'intare wishe imbwa nibona umurambo w'intare izafata umwanzuro nk'imbwa izavuga ngo umuntu wishe intare arababarira ngewe mbwa noneho mu buzima busanzwe rero icyo bisobanuye ni iki ngiki nihagira ibyo watambutse mu rusobe rw'amateka yawe y'ibyo wanyuzemo kandi byari kuguhitana ukabona nta kintu ubaye ukabona ntibikwishe ntuzajugunye ubuhamya n'ibihamya by'ibimenyetso by'amateka yawe yatambutse ahubwo uzabibike bugufi bwawe nihagira n'ikindi cyiza ntuzigere ugihogopa ukigirira ubwoba ahubwo uzagihamagara ukereke ibyo watambutse kizagira ubwoba reka nkubwira akandi kantu wenda uzakumva kandi nawe waza kunturabura nk'uko twari tubivuze hari akantu uzakumva muri telefone z'abantu kakora tone ni amagambo navuze harimo ijambo navuze rivuga ngo icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse bivuga ngo umuntu icyo avukira nicyo gikomeye kurenza aho yavukiye urwo rusobe rw'amateka n'ubwo buzima abantu bagenda babamo banyuramo ni iforomo yabo bazababo ariko nk'uko nari mbivuze ntabwo umuntu akwiriye gutakaza ya mateka ngo amere nk'aho ayajugunye amere nk'aho ayataye ukwiriye kuyagira hafi yawe kandi nari ngiye kuvuga kandi ntibutse ntabwo Goliyati yishwe n'inuzana na tekinike ikomeye ya Dawidi ahubwo hari ibintu bitatu byatumye amwica icya mbere Dawidi yari afite imana y'amateka noneho atekereza ko imana nta hantu yigeze irwana ngo itsindwe icyo ni icya mbere icya kabiri ahita atekereza ku mateka nanone afitanye n'imana aravuga ati iyabanaga nanjye mu ishyamba nkica idubu nkica intare ntabwo izabura kuma ububasha bwo kwica umufilisitiya utarakebwe icya gatatu ni objective intego yatumye ibyo bintu ajya kubikora yashakaga ko igihugu cyabo cyongera kikagira amahoro kigakurwaho n'agasuzuguro n'igisuzuguro kiri ku gihugu cyabo kikavaho noneho ibyo bituma avuga ati uko byagenda kose nk'urwo rusobe rw'amateka hari ahantu ushobora kubaka imizi y'icyizere nkangana n'ikibazo rero umukozi w'Imana
sinzi iyi mizi y'icyizere abanyarwanda natwe twaciye mu bintu byinshi bikomeye, yego, ariko kandi turimo turasobekamo n'imizi y'icyizere ngo turebe ko twubakaho future yaho turi kugana. Utararenga aho ngaho amashimwe dufite nibyo twanyuzemo. Uriya udafite ibyo waciyemo bikomeye nta mashimwe ugira. Nk'abanyarwanda muri rusange urabona twagiye tugira amateka kandi afite imizi, ariko noneho kugeza uyu munsi dufite icyizere, kandi buriya icyizere tugihabwa n'ubuyobozi. Tugarutse ku mateka y'Abisirayeli tubihuze n'ubuyobozi yenda bw'iki gihe, sibyo? Iyo urebye buriya Abisirayeli bari bafite umuyobozi, kandi reba bari kuva mu Egiputa barimo barajya i Kanani. Noneho utekereze bavuye mu Egiputa bageze ku nyanja itukura, sibyo? Kandi Farawo abari inyuma n'ingabo ze, ku ruhande hari imisozi miremire, imbere yabo hari inyanja, amafarashi n'amagare biri guhorera, birimo birasuma cyane. Abisirayeli bitegereza umuyobozi baravuga ati watujyanaga hehe ubundi iyo turekera hariya ntitwari dupfu. Nanone kandi ntabwo ukwiye guhera mu mateka y'ibyahise, oya, ni ukuvuga ngo bo bashakaga gukomeza kuba kwa Farawo, ariko uwari ubayoboye we yabonaga icyizere cy'aho barimo barajya. Wumve, noneho icyizere cy'aho abajyana akakibona ko gisumba kure aho barimo baraturuka. Uko kugenda n'urwo rugendo no kuzirikana imizi y'amateka yabo no kuzirikana ibyo bagiye bahura nabyo, babaza umuyobozi Mose, baramubaza ati Mose, ko dupfuye biragenda gute? Ese wowe iyo ubitekereza nka spiri usanga icyizere cyo kugira ngo bambuke inyanja bagere hakurya, icyizere bagikuraga hehe? Icyo nasubiza, icyizere cyari gihari. Yego, icyizere tugishingira mu byabanje gukorwa. Icya kabiri ni uko dushingira icyizere cyacu ku ntego dufite. Ubundi intego ufite zirema icyizere muri we. Niba ufite intego nziza byanze bikunze uzagira icyizere cyo kuzigera. Bari bafite intego nziza yo kwerekera aho Imana yavuze. Nubwo urugendo rwabo rw'amateka rutaboroheye kubera bari kumwe n'abana bagenda imyaka myinshi, ubuzima bubabera ibibazo, ariko bari bafite ijambo rikomeye ry'umuntu wari uyoboye. Niyo mpamvu wenda tuzanabiganiraho n'ubutaha tuvuge icyizere gishingiye mu muyobozi hagati y'abayoborwa. Bari bafite umugabo bita Mose ureba kure, kandi uzi gufata ibyemezo ariko byagize mu bushishozi. Noneho arabareba arangije arabwira ati rero mwebwe bageze kuri iriya nyanja ni mwihagararire murebe agakiza Imana iri bubazanire. Icyo cyemezo kuri rubanda ntabwo bagihaga amahirwe yuko hari icyo kiri butanga, bitewe n'uko babonaga ingabo za Farawo zabakurikiye kandi zifite ibikoresho bikomeye. Ariko Mose we hari iyerekwa yari afite. Icya mbere avuga ngo twizeye Imana ishoboye. Kandi ikindi nubwo itabikora ari nka bya bindi babasore baherutse kuvuga hari mu muriro bakavuga ngo naho yadukiza cyangwa ntidukize, twebwe inshingano zacu ni ukuyizera. Ariko bari bayizi, ariko bari abasore bari bayizi. Rero baravuga tekereza kuba mu muriro. Mose we yabonaga ibyo abantu batabona. Yego. Noneho akabwira ati mwebwe mwitekereza ibintu ko arabwira ati nimwihagararire murebe agakiza Imana iri bubazanire. Ariko se niba abandi nabo ntibabibonaga, babonaga ari urupfu, ndetse batangiye no kwiyakira no gupfa. Nari ndimo mvuga ngo ibyo twebwe nk'abanyarwanda twaciyemo n'umuriro twanyuzemo nk'abasaduraka na Meshake na Abedenego, bariya basore bari abantu b'abahanga bazi kwidetermina. Nibivuga ngo icyizere ugishobora kugishingira cyane mu ntego ufite. Bari bavuze ngo nubwo turi abanyage tukatwara tumwara tuzanye ahangaha tutanabishaka, ariko twebwe ntabwo dushobora guhemukira Imana yacu turi mu mahanga. Yego. Buriya hari abantu
bazima badashobora kuvuga igihugu cyabo nabi ngo nuko bakiri kure badashobora gusebya igihugu cyabo ngo bari kure yacyo yego bashobora kuvuga ngo aho turi twaba ari mu Rwanda cyangwa ari mu mahanga turagomeza dufashe dufatanye n'abandi kubaka ya mateka igihugu cyacu contribution yacu nuko twebwe tutazigera twifatanya n'abatizera yego niyo mpamvu ibya Saduraka na Meshaki na Abedenego bo baravuze ngo mbo tujye gusenga izindi mana kandi tuzi imana nyakuri umuco wacu ntubitwemerera kandi noneho igikomeye amateka bari bafite bari barayabwiwe na ba sekuru kuko nko kugeza nk'uyu munsi hari abana batazi ibihe twagiye dutambukamo benshi ariko duhabwa imbaraga nuko dufite abasaza babibayemo n'abandi bagiye bahura nabyo ariko bakadusangiza ku makuru ku mateka noneho ibyo tukareba tukirefera kuri abo bantu babaye muri ubwo buzima bukomeye bumeze gutyo ariko kugeza n'uyu munsi bakaba bacyumva bagifite imbaraga zikomeye zo gukomeza urugendo rwo gushaka kugeza ahantu igihugu cyiza ahantu heza sibyo rwo gushaka kugera ku ntego bagamije niyo mpamvu bari abasore ntabwo bari bazi imana ariko bayibwiwe n'abasaza bayibwiwe mu mateka noneho basigasira amateka baravuga ngo imana yambukije ba sogokuru ku nyanja itukura aho twari turi kuvuga baravuga ngo nta cyatuma iyi Imana tuyihemukira twagiye tuyumvana amateka meza twagiye tuyumva mu mikorere yayo tuyumva mu byo yagiye ikora yagiye ifata inyanja ikayikuraho ikahagira ahantu hasanzwe ba data wacu bakambuka noneho ibyo bituma bavuga ngo niba ari ibyo ariko uyu mwami nawe yari yigereranije reka nkwereke buriya nta muntu ugira ukuboko umuntu wese agira akaboko nimba utabizi uzi ko Imana ari yigira ukuboko kuko umwami yarigereranije aravuga ngo niyihe Mana ibasha kubakiza ukuboko kwanjye ariko yirengagiza ko Imana ari yigira ukuboko erega n'uyu munsi dufite abantu bameze nka Nebukadinezari yego bazi ko umuntu abayeho kubera bo yego ndetse akaba yanakubwira ngo barara kandi nanone hari n'ibindi bibazo biza bikaza bimeze nka Nebukadinezari bikakubwira ngo barara nutuba barara turakwica ariko hari n'undi muntu ukubwira ngo wakibazo we reka nyeganyeze ku mateka y'Imana yabanye nanjye ahubwo ati nabonye Imana igendana nanjye ibana nanjye mu misozi ibana nanjye mu bigundi ibana nanjye mu mvura ibana gutya nubwo uri ikibazo kiremereye ntacyo wantwara bivuga ngo ahubwo ikibazo nibaza kuba dukurikiye mu kiganiro bakaba barimo batwumva wenda basanze twagize ndagira ngo mbibutse ko turi mu kiganiro kivuga ngo imizi y'icyizere mu rusobe rw'amateka yacu ni ukuvuga ngo rero muri iki kiganiro ahubwo turibaza hari n'abasaza nanone bafite amateka ariko badashaka kuvuga noneho mu by'ukuri ahantu dushobora kubika amateka akabikika ni ukuyabika muri generasiyo ni ukuyabika mu nyandiko twarangiza kuyabika mu nyandiko tukayashyira muri generasiyo ubwo ni ukuvuga ngo dufata ab'igihe cyashize bakayahereza ab'igihe kiri ubu noneho kugira ngo tugende tuyahererekanye ako niko kazoza kacu iyo munsi ntitukibona abantu batarama ngo bicare basakuze cyangwa baca umugani niho ahantu twamenyeraga amateka niho twamenyeraga ibintu byinshi ariko abantu basa n'ababiburiye umwanya n'abanabizi ntibashaka kubivuga iyo babivuze tutanirengagije ashobora kubivuga kamera n'ukomeretse cyangwa n'uhungabanya kamera nk'ugarutse mu ibyo bihe ariko ushaka kuyikira ngo arayibagira iyo bavanga ushaka kuyikira arayibagira yashaka kuvuga iki ushaka gukira inzara arayibagira arayikora ubwo rero amateka yacu nadusunikire kuyavuga nadusunikire kuvomerera ya mizi y'icyizere nadusunikire gukora ibyo bintu byiza bimeze gutyo kugira ngo ibintu bigende birusheho kugenda neza erega icyizere umuntu afite ntabwo duterwa motivation n'ibyo tumenya ubu oya imbaraga tuziterwa n'ibyo twanyuzemo
kubera yuko iyo ugiye kureba ukareba kenshi na kenshi ku basaza niho twari tugeze, ukareba abadashaka kuvuga amateka kandi amateka ari ngombwa, ari ingenzi ku buzima bwa buri munsi, ku bana bari kuvuka ubu ndetse n'abandi bazavuka. Usanga hari ikintu abantu badakwiye kwirengagiza. Iyo ubasha gutobora ukavuga, burya ubu nkufashe ni urugero ntanze nkavuga ngo ngiye kugufunga, ntabwo nagufunga nsize ijambo wavuze, kandi nanone sinafunga ijambo wowe ngusize. Ni ukuvuga ngo nkujyanana n'ijambo ryawe. Ni ukuvuga ngo ahubwo abantu kubera iki batarimo barashaka kuvuga ijambo ryiza, urimo urabyumva, ryubaka icyizere mu rusobe rw'amateka n'ubundi turimo turanyuramo. Kubera yuko ijambo ryiza na Bibiliya iravuga ngo ni mugenzi w'Imana. Iryo jambo ryiza rero ni ukuvuga ngo nubwo waba waranyuze mu bikomeye mu rusobe rw'amateka, ni ukuvuga ngo bwira abantu yuko nubwo wanyuze mu bikomeye ariko ugifite Imana ikomeye, Imana irenze ibyo urimo uranyuramo. Ni ukuvuga ngo ibi urimo uranyuramo ntabwo bikomeye kurenza Imana. Nicyo kibazo dufite kugeza uyu munsi. Iyo urebye umuntu uhise ukaririmba n'iby'igihe gitoya nibihoraho, aba baririmbyi nabo barebye kure, kandi bongeyeho ijambo rivuga ngo ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana, ngo ntabwo bizahoraho ahubwo jya uyizera. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bitazahoraho ntibigatume utakaza Imana. Nk'uko wenda kuba dukurikiye muri iki kiganiro cy'imizi y'icyizere mu rusobe rw'amateka yacu, turimo wenda tunagenda dusatira umusozo, tuzakomeza kugenda tuvuga ibintu byinshi, tuzumvamo ubuhamya, tuzatumiramo abantu benshi batandukanye, baba abayobozi ndetse n'abandi, n'uburyo bwo kubaka icyo cyizere. Kandi icyo twavuga tunashimira Imana ni uko irihishurirwa Imana itanze ari ukugira ngo umuntu wese yumve, ese amateka yanjye ndimo nyuramo uyu munsi, ibintu ndimo ngenda mpura nabyo, iherezo ryabyo riri hehe. Rero hari ijambo wenda tuzakomeza kunarivuga kenshi, iyo yavuze ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka, kandi iyo cyumvise amazi, ni ukuvuga rero nubwo wahuye n'ibibazo ariko hari imizi wagize, ukeneye rero rya jambo ryiza ariyo mazi, kugira ngo wongere ugaruke mu bumuntu, wongere ugire icyizere, wongere wumve ko ibintu byagenda nk'uko ubitekereza. Rero dusoza, twakubaza gato twerekera ku musozo, n'ubuhe butumwa mu by'ukuri muri iki kiganiro waha abantu ku bijyanye no kugira ngo icyizere cyabo cyubakike? Umugabo umwe witwa Robert Kiyosaki yaravuze ngo burya iyo ufite intego ntujya ubasha gutsindwa, kandi iyo utewe ubwoba n'ibikwatatse warangiza ukiruka, iyo ni intangiriro yo gutsindwa. Ubwoba ntibuzakwicaze kandi ntibuzakwirukanse, ahubwo ubwoba buzaguhagurutse, kubera yuko iyo uhagurutse uhangana n'ubwoba, kandi iyo uhanganye nabwo urabutsinda. Icyo natangariza abantu kugira ngo bagumane icyizere kandi bumve bakomeye, Imana yaravuze ngo sinzabata kandi sinzabahana, iravuga ngo nzabaheka ku mugongo, imvi zizarinda ziba uruyenzi nkibahetse. Mu magambo akomeye, Imana iyo turebye mu buzima bwayo bwa buri munsi, yenda tubibonera mu mirimo ikora, kandi iby'Imana yakoreye ngewe igakorera wowe, igakorera n'uriya udukurikiye n'abandi nibyo bikomeye kurenza ibyo turi kunyuramo. Ubu ngubu bamwe twakagombye kuba twarapfuye, n'udukurikiye nawe yibutse yasanga hari ubuzima yanyuzemo bwari kumuhitana, ariko ndagutangariza ngo ukomere.
imbaraga ziri bugutambutse muri ibi urimo kunyuramo, mu bibazo ufite, mu ntambara ufite, ntabwo ari ibyo urimo, ahubwo imbaraga ziri bugutambutse n'ibyo wagiye utambuka. Kandi ndakutangariza yuko ubuzima bwawe bushingiye ku ntego y'ibyo Imana yavuganye nawe, bitewe n'ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye, ku buzima bwa runaka. Icyo nicyo giduha icyizere cy'uko Imana ntabwo yasinziriye, ahubwo iracyakora. Imizi yacu rero ishingiye ku mirimo n'ibitangaza Imana yagiye idukorera. Dusoza rero ndagushimiye cyane mwene data Christophe, ariko ndashimira n'abandi bari badukurikiye. Iki kiganiro kizakomeza kugira aho nyine tuzatumira abatumirwa batandukanye, ariko kandi tunabifuriza ibihe byiza aho muri hose mu mahanga, tunabibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mwakira ibiganiro byinshi binyura ku Irembo Ryera TV. Reka tubasabire umugisha, tubasengera Imana kugira ngo mugomeze kugubwa neza. Imana ibahezagire. Mana, turagushimira, wagize neza kuducisha mu rusobe rw'amateka menshi, ayo ba Yosefu banyuzemo, ayo ba Isaka banyuzemo, ayo ba Yakobo banyuzemo, ayo natwe twanyuzemo. Yatweretse kuri Imana. Ntituzibagirwa imirimo wakoze, uburyo wagiye uhagararana natwe n'uburyo wagiye udutabara. Twabonye ukuboko kwawe, tubona imbaraga zawe, tubona uri Imana ikomeye, uri Imana yagaruye icyizere mu buzima bwacu cyaradushizemo. Twasaga n'abatsinzwe rwose, aho kubaho ntitwabibaraga, twabonaga iherezo ho kubona itangira, twabonaga urupfu ho kubona ubuzima, ejo hacu hari hapfubye burundu. Ariko turagushimiye ko wongeye kuhagurutsa, kandi turagushimiye kandi tunasabira umugisha abantu bose bazakurikira cyangwa bakurikira Irembo Ryera TV. Uhereye none bagira umugisha mu byo bakora byose, ariko kandi banarushaho kugira umugisha wo kwaguka mu bitekerezo byabo, ubaka icyizere cyabo cyasenyutse. Buri muntu wese umushyigikire mu ruhande rwe bw'izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Yesu abaho umugisha kandi mugubwe neza cyane. Amen.